Mu buryo busanzwe, inzozi ni ibyo umuntu abona cyangwa se yumva mu gihe aryamye. Akenshi inzozi zishobora kuba zishingiye ku bitekerezo umuntu yari afite ku manywa cyangwa se ibindi bintu bifite ubusobanuro bwihishe, bifitanye isano n'ihishurirwa, ubwoba, ibyifuzo n'ibindi. Inzozi zishobora no gusobanura ibyo umuntu yifuza kugeraho mu buzima. Urugero nk'inzozi zo kuzaba umuganga, umuyobozi ukomeye, umuhanzi ukomeye, ndetse n'inzozi zo kuzaba umushakashatsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu muco gakondo, inzozi zabaga zifite igisobanuro gikomeye. Hari izafatwaga nk'ihishurirwa cyangwa se guhishurirwa ibizaba, nko kurota umuntu wapfuye bikaba bivuze ubutumwa, ndetse hakabaho n'abashoboraga kuziraguza. Hari amoko menshi y'inzozi bitewe n'uburyo zigaragara cyangwa se ibyo zivuga. Nk'ubwoko bwa mbere ni inzozi zisanzwe, ordinary dreams. Izi ni inzozi umuntu arota buri munsi, zishobora no kuba zidafite igisobanuro kirenze, zishingiye ku byo watekereje ku manywa cyangwa se ku bibazo ufite. Urugero nko gutorwa mu ishuri, kubona umuntu usanzwe uzi, cyangwa se gukina n'inshuti. Ubwoko bwa kabiri ni inzozi zihishurirwa, prophetic or spiritual dreams. Izi ni inzozi zifatwa nk'izivuga iby'igihe kizaza cyangwa se zizana ubutumwa. Mu muco w'Abanyarwanda hari abemera ko inzozi zimwe ari ubutumwa buva ku Mana cyangwa se ikuzimu. Urugero nko kurota umuntu wapfuye akubwira ikintu, cyangwa kurota ibyago cyangwa amahirwe biri hafi kubaho. Ubwoko bwa gatatu ni inzozi z'amarangamutima, emotional dreams. Zituruka ku bintu bikomeye wanyuzemo cyangwa se amarangamutima akomeye, nk'umujinya, agahinda, urukundo, ubwoba n'ibindi. Urugero nko kurota wabuze umuntu ukunda cyangwa se kurota uri mu kaga. Ubwoko bwa kane ni inzozi z'ubwiru, lucid dreams. Ni inzozi umuntu aba azi neza ko ari kurota, kandi rimwe na rimwe ukaba ubasha kuba wazigenga. Ushobora guhindura ibyo urimo cyangwa gufata ibyemezo mu nzozi. Urugero nko kurota uguruka ukabimenya neza kandi ukabigenga. Ubwoko bwa gatanu ni inzozi zidasanzwe, nightmares. Ni inzozi z'iterabwoba, zigutera ubwoba bukomeye cyangwa se agahinda kenshi. Akenshi zitera guhaguruka wagize ubwoba, rimwe na rimwe ukumva umeze nabi. Urugero ni nko kurota urohama, kwirukankanwa n'inyamaswa cyangwa se abantu bashaka kugira nabi. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri zimwe mu nzozi abantu bajya barota ariko ntibabashe kumenya ubusobanuro bwazo. Mbahaye ikaze, njye nitwa Charles Gahigana. Inzozi za mbere ni ukurota ukora impanuka. Iyo urose ukora impanuka cyane cyane y'imodoka, ibyo bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa se guhagarika burundu ibikorwa byawe. Si ngombwa rero kugira ubwoba ngo uhagarike ingendo ngo urimo gutinya impanuka. Ni ngombwa ahubwo gusuzuma imishinga yawe ukareba niba nta gishobora kuyihungabanya. Inzozi za kabiri ni ukurota urimo kubyara. Kubyara mu ndoto bifite igisobanuro cyiza. Bigaragaza ko hari ikintu gishya ushaka gushyira ahagaragara. Si ngombwa ko byanze bikunze bigomba kubyara umwana. Bishobora no kuba igikorwa gishya ushaka kubona cyatunganye, cyangwa se ijambo ry'ukuri rikuri ku mutima ushaka kuzabwira umuntu. Niyo waba warose ubyara ikintu kidafite ishusho ya nyayo y'umuntu, cyangwa se warose utwite, byose bisobanura kimwe. Akenshi kubyara bisobanura ko hari amasezerano yawe agiye gusohora. Ni kimwe no kurota inkoko ituraga imishwi. Inzozi za gatatu ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi. Ibi bisobanurwa hakurikije ubuzima bwa buri munsi bwa nyir'ukurota. Niba watewe n'ubwoba bwinshi bw'abantu, ugomba gutekereza ku bugwari ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi cyangwa se bwo gutinya gucibwa urubanza igihe waba ufatiwe mu makosa. Nanone kandi bisobanura ko hari impano ufite ariko utajya ukoresha ngo uzibyaze umusaruro, ukaba ukwiye kuzamburwa. Igihe ubashije kwihagararaho muri icyo gikundi, bigaragaza ingano y'ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wariyemeje. Kurota uzengurutswe n'inyamaswa bigira igisobanuro bitewe n'inyamaswa izo arizo. Iyo ari nk'inka, uba ugiye guhura n'ibibazo byinshi. Iyo ari imbeba, uba ugiye guhura n'inyatsi. Iyo ari inshishi n'amasazi, uba ufite ibintu biguhiga bishaka kugira nabi. Inzozi za kane ni ukurota uvuza induru ijwi ntirigende. Gusobanura izi nzozi bisaba kureba ubuzima bwawe mu minsi yashize. Akenshi umuntu akunze kurota izi nzozi iyo ari mu mahina yatabaza ntihagire umwumva. Ugomba kureba niba mu minsi yashize nawe wowe n'ikibazo utari ufite ubushobozi bwo gukemura. Hari n'igihe biba byarabaye mu bwana ukongera kubyibuka ukuze. Inzozi za gatanu ni ukurota wikubita hasi uturutse hejuru. Ibyo bishobora gusobanura ko utinya kugira igihombo mu mishinga yawe. Niba warigeze kugira ikibazo ntihagire ukurengera, izi nzozi zishobora kugaragariza ubwoba bwo kumva ko ntawe ukwitayeho. Nanone
bisobanura kugwa no kunamuka hamwe no gutsindwa n'ibigeragezo. Ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo. Kurota uva hasi ukazamuka hejuru uguruka kenshi bisobanura kwaguka mu buryo bw'umwuka no gukura kw'impano. Kurota wurira igiti cyangwa se uzamuka esikariye bisobanura kuzamuka mu ntera. Inzozi za gatandatu ni ukurota urupfu. Ibi bintu biba kuri benshi cyane. Kurota wapfuye cyangwa se ugiye gupfa ntibisobanura ko ugiye gupfa, ahubwo bivuga imihindagurikire y'ibintu cyangwa iherezo ry'ikintu runaka kizatuma haba itangiro ry'ikindi. Urupfu rero rushobora gusobanura iherezo ry'igikorwa cyakorwaga ko ari igihe cyo guhindura agakorwa ikindi. Iyo urose undi muntu arimo gupfa biba bisobanura ko uwo muntu arimo gucika intege akaba agiye kugwa. Inzozi za karindwi ni ukurota wambaye ubusa. Kuba wambaye ubusa bisobanura ko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Bishobora ariko nanone kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose ndetse no kwigirira icyizere. Birumvikana ko bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa kibi, kuko bishobora no kwerekana ko uri biri hanze nta banga ugira. Nanone kandi bisobanura ko nta gukiranuka ugira, ahubwo ko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n'Imana. Inzozi za munani ni ukurota wahombye. Cyane cyane umuntu arota atyo iyo afite ibibazo bizamugora kubyikuramo. Icyo gihe rero uba ufite ubwoba bw'uko ushobora kunanirwa n'ako kazi kagutegereje. Nanone bisobanura kuzabiranywa n'ibigeragezo ukarengerwa n'isayo y'agahinda gasaze. Inzozi za cyenda ni ukurota ukuka amenyo. Ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhangange n'inyota yo gushaka gutunga. Gukuka amenyo mu ndoto ni ubwoba bwo gutinya kuva ku buyobozi bw'ikintu runaka wari ukomeyemo. Inzozi za cumi ni ukurota ushyikirizwa ubutumwa. Gushyikirizwa ubutumwa utiteguye bishobora kugushimisha, kugutenguha cyangwa se kugukomeretsa. Urugero rwa hafi ni urwo gutegereza ibisubizo by'ibizamini. Bishobora kandi gusobanura ko hari umuntu uhora wifuza kubona udaherutse. Inzozi za cumi na rimwe ni ukurota wabonye amafaranga. Kurota amafaranga bisobanura ko urota amafaranga aba afite ubukire mu mutima we, aba ashaka kuzashyira ahagaragara. Izo nzozi kandi zigaragaza uko ateye, ibyo akunda n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo amenywe abe umusitari. Inzozi za cumi na kabiri ni ukurota ubukwe. Kurota ubukwe bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uburyo ubirosemo hamwe n'ubiroteye, ariko akenshi bisobanura urupfu. Iyo urose umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'abageni biba ari urupfu. Iyo urose abantu basezerana bishobora gusobanura ko ushaka gushinga urugo, cyangwa se bigasobanura kubona agakiza, cyangwa se kongera kwivugurura mu gakiza bagasubira uko bahamagawe cyangwa se uko basezeranye n'Imana. Inzozi za cumi na gatatu ni ukurota uri ku igare. Kurota uri ku igare bishobora gusobanura urupfu. Kurota uri mu modoka cyangwa se uri kuri moto bigasobanura kwihuta mu iterambere, cyangwa se bigasobanura urugendo rw'ivugabutumwa. Byose biterwa n'ibyabanje ndetse n'ibyakurikiyeho muri izo nzozi. Inzozi za cumi na kane ni ukurota urya. Kurota urya bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo warose urya. Iyo warose urya ibintu bikomeye nk'imyumbati n'amateke, cyangwa se bishaririye nk'umuravumba, uba ugiye guhura n'ibibazo bikakaye. Iyo warose urya cyangwa unywa ibintu biryohereye, uba ugiye guhura n'ibintu byiza. Ngibyo ibyo wamenya ku busobanuro bw'inzozi zimwe na zimwe twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze kugira ngo winjire mu muryango mugari. Ukande like, ukore na comment ndetse ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.